alhamdulillah Imana ikuzwe. ubwo uvuze ngo iki Gusa simvuze ngo bamumucerira. Ese nyemera ngo wadi insende esheshatu n'urwo rurya. Narujya muri kunywa amazi buriya nje. Rurya nyine. Jewe. Nyine rurya no senya ndicyapa cyemeze ko ugomba kurya. Isi wari uri kushirika. Sindumaze se. Ntacyo mbaye buriya nje ntacyo mbaye ahubwo bamwetse nje kuri wese. Manzania kizimyamwoto. run Niba uje muri ghetto oroshya ibintu uvuga ati jewe ndashaka ikijumba kimwe n'igikombe kimwe cy'amazi. Ibyo nibihagije. Ugasanga Rugangura Axel umusobanura match yayoboye u Rwanda nyine ari imbere y'abanyarwanda be agiye kubabwira ijambo. Banyarwanda namwe banyarwandakazi haya katurebe ashaka kugunzanya microphone katurebe ayingejejeho ndababwira iki mbuzi icyo mvuga. Junior Giti imbere y'abanyarwanda be agiye kubabwira ijambo. Banyarwanda namwe banyarwandakazi bakunzi bagasobanuye Shadibo dufitanye isano rya hafi cyane ni rya hafi cyane gusa mbikubwiyesha ni rya hafi ntabwo wabyemera ntureba n'agasura ariko Shadibo ni mushika mubyara mukuru mubyara friends papa kuri Instagram bakina mbari se kabiri tubirwa na mushika mubyara we mukuru mubyara papa waje Mbosco nakubwiye mbere Murakoze nge nigana amajwi y'abantu 100%. Je nigana amajwi y'inyamaswa 200%. Azigana rwose nk'uwamiza amajwi nawe yumvire inka. Ipusi. Urumva koko afite impano umwaka ushize nibwo yagiye muri Animals Got Talent agaruka atarajyayo. Uyu nawe afite impano yo kwigana amajwi y'abantu. Tangira utwiganira ndimbati ijwi rye nararimiza ushaka ni wana Mombasa. Oya gerageza tubwireho gato. Ndimbati. Urumva wese naramumiza. No the cat. The cat. Hey y'all, come look at this. Murakoze buri uzatinya umukobwa ari wese ushobora kujya muri ghetto y'umuhungu azi kuntu ibiryo byabuze muri corona bamwakiriza ibijumba bine akabirya byose akabimara. Uwo muhaye akazi ko kugurisha isambu yawe n'igihugu yakigurisha. Well, of course, that's a real Demba kuri kamera z'Umurwa TV twongeye kubahereza ikaze kuko kwibyiza ni nayo mpamvu tugomba kuguhereza ibyiza. Uno munsi turi kumwe n'impano cyashya igomba kutwibwira maze tukamenya uburyo ihagaze ndetse n'ibyo ikora and then namwe mugakora icyo kwiteza imbere. Mukande subscribe maze ubundi rero mukomeze murebe ibiganiro byacu kugira ngo tubagezeho ibiganiro bitwika kandi ubundi natwe twimanukire. Umusaza ngo ariko ngo uyu mukobwa ngo gusuye muri ghetto ukamuhereza ibijumba bingahe? Abakobwa rwose nibagabanye kabisa. Niba uje muri ghetto oroshya ibintu uvuga ati jewe ndashaka ikijumba kimwe n'igikombe kimwe cy'amazi. Ibyo nibihagije. Niba umuntu agugerageje akaguha ibijumba bine byose ukabirya ukabimara urumva nugenda ararya iki? No kuvuga ngo umukobwa wari ibijumba bine buriya rwose aba yabiciye bigacika. Ntabwo yabaho uwo mukobwa. Nibagabanye umukobwa wese uri kunyumva ntagabanye ibijumba bine ku mukobwa. Yeah man. Ushaka kuba miss. Urya ibijumba bine ukabimara. Ibijumba bine ntabwo wabirya uri minsi mbese urabarabuye urababwiye. Mbabwiriyemo. Yeah man, hano turi kubwe n'impano ugiye kuyimenya ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo umenye buri kimwe cyose kuri ino mpano turi kumwe no munsi. Watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Audu Anderson ndi umukomedian dukorera Igisenye nyine ubwo nshatse kuvuga ko hari n'indi team bari Igisenye. Okay, dukora mu buryo bwa Vine. Comedy Vine kuri Instagram. Uwabishaka wese yareba kuri Instagram nyine ni auda akarongo kwasi anadaera akarongo kwasi saonana. Wakumva wishimiye ibikorwa dukora ugasigaho follow ukadufollowinga muri make n'abandi bose ama platform yabo nyine ama Instagram bakoresha abariho. Anderson, wenda tugitangira ikiganiro cyacu ndagira ngo tubwire ibijumba bine buriya watubwiye n'abakobwa barimo baratureba nyaboneka nimuzajya murya ibijumba byinshi mugiye kureba abasore murabe mwumva. Mu minsi ishize mperutse kubona aka interview kavuga ngo ufite icyo upfana na Shadibo
ni nayo mpamvu turi hano ndagira ngo tubwire Shadibu ni mushiki wawe, Shadibu ni muntu ki kuri wowe? nk'uko wabibonye nyine Shadibu dufitanye isano rya hafi cyane, ni irya hafi cyane cyane, gusa mbikubwiye sha ni irya hafi ntabwo wabyemera, ntureba n'agasura ariko niyo mpamvu naje hano kugira ngo bimbwire. ya Shadibu ni mushika mubyara mukuru mubyara friends papa kuri Instagram bakina mbari se kabiri tubirwa na mushika mubyara we mukuru mubyara papa wowe Jean Bosco nakubwiye mbere ubwo iryo sano rwose baze kurikurikirana neza baze wowe nuko utari kumva ko ari irya hafi ariko uri kundeba ari kumva ko ari irya hafi cyane, we yahise amenya icyo dupfana, ariko nawe ubitekerejeho neza wahita umenya icyo dupfana nyine. ni impano y'umuryango. Buriya Shadibu nawe duhuye yadusetsa nk'uko ugiye kudusetsa. Shadibu yabasetsa Shadibu umutinye uriya Shadibu nawe yarya ibijumba bine, nta mukobwa wabyina kuri atari ibijumba ntiwapi. uravugisha ukuri, uravuze ngo Shadibu aho wamubona hose buriya yaje kugusura rwose ugomba kuba witeguye kuri buze kubona ipurato ijyaho ibijumba bine. Shadibu abakobwa bameze kuriya bararya mwana, navuga ngo abakobwa barya ibijumba bine, uriya we ni mushiki wawe ararya? njye nta mushiki wanjye ngira. Shadibu ni iki cyane? nyine dufitanye isano rya hafi. ongera urisubiremo abadukurikiye baryo. mushika mubyara we mukuru mubyara papa wa Florence papa kuri Instagram bakina mbari se kabiri turi na mushika mubyara we ko mubyara papa wowe Jean Bosco nakubwiye mbere uko abyara papa wa mama wa mubyara wa bebe wa Claude papa mama wa mushika mama. nabyumvise. none ndagira ngo tubwire, wenda turimo turatangira mu kiganiro cyacu, ubwire abadukurikiye kugira ngo umenye impano yawe ese ndetse na timu mukorana, wenda nubwo tutari kumwe hano ariko bahagarariye, ndagira ngo tubwire kugira ngo umenye impano yawe, ati mfite impano yo kuba nakora ibi bikorwa abantu bakabikunda, kuko abenshi bamaje gukunda ibikorwa byawe ndetse ni nayo mpamvu turi hano. ndagira ngo tubwire wamenye gute ko ufite iyo mpano, byatangiye gute, urugendo rwawe ndagira ngo urusangize abantu badukurikiye. ya abadukurikiye rero twe twatangiye dukora ibintu nakwita ngo ni video, tunakina amatiyatire mu kigo nyine. Timu yacu ubu dukina na comedy gusa, twahereye kera dukina na amatiyatire. Rero nta kuntu twarakinye tiyatire ngo dukore video tubone ngo abantu barayishimiye ntidukomeze. Rero twumvishe urugendo rwacu rutagarukira muri tiyatire, kuko twarakoraga twandika amatiyatire ari twe twayandikiye tukayashyiraho, tukabona abantu twayakina nyine mu kigo mu ishuri, tukabona abantu bari kubashimisha, twashyizemo amasomo yacu twanditse nyine, tukabona ni ibintu byoroshye. Rero muri uwo mwaka nibwo twavuze ati dufite amatelefone yacu atumariye iki, turacokoza nyine tubona dukoze video. Rero mu kurangiza gucokoza tuyishyizeho tubona abantu barayikunze, nubwo batari benshi nyine, ni za views z'umuntu ugitangira. Rero nibwo tumaze gukora cyane, ubu tugeze ahantu twavuga ngo harashimishije kuri twebwe, kuko aho duturutse naho ni kure, gusa biri kugenda bicamo gake gake. Nsaba buri munyarwanda wese ko yadushyigikira nyine, adukurikirana ku mbuga dukoresha, tukanashimira cyane abakomeje kudufasha banadushyigikira nyine. Ubwo ndavuga barangije kudukurikirana kuri izo mbuga, n'abarangije nyine n'abadufasha muri share, abashyiraho comment, ikintu icyo ari cyo cyose, comment zanyu cyane cyane turazisoma. Iyo ushaka kudukosora cyangwa hari icyo ushaka kongeramo, unyura muri comment cyangwa ukaza inbox. Muri make twe turashimira rwose. ndahera wenda kuvuga ngo ku rwego rwa komedi mu Rwanda ntago bikiri ibintu biri hano hafi, ku buryo buri muntu wese ashobora kubibona akumva ko ari ikintu kidashobora gufata indi ntera. Hari urwego bimaze kugeraho ndetse rutunze n'abantu. Mwebwe ntago mwaba mubikora nkaho ari ibintu bisa nkaho ari funny time yo kuvuga ngo iki kintu kuba narabonye nicara wenda nkasetsa Dembaba kuko turi kumwe izi saha, wenda nshobora kumushimisha maze ubundi rero ntibigira ahandi bigera. Mwebwe ni iyihe ntumbero mufite muri ino industry kugira ngo muzamure n'urwego rw'abanyarwanda ku rwego mpuzamahanga? Ya urakoze. Buriya twebwe twatangiye tuvuga ngo ibi bintu katubikore mu buryo nyine bwo kwishimisha. Nyuma yaho rero igihe tumaze kubona yuko abantu bari kubikunda nyine, twaravuze ati kuki bitadutunga.
gusa ntituramenya umwanzuro kuko abantu ntibarabikunda ari benshi cyane. Nicyo rero dutegereje, turi kuvuga ati reka dushyiremo imbaraga turebe ko twakora, tukavuga ati abantu ese babikunze natwe byadutunga. Nicyo kibazo ubu turi kwibaza nka timu. Gusa abantu bose badushyigikiye bakavuga ati aba bana katubashyigikire, bakatubonamo impano badufasha ejo n'ejo bundi bikadutungana n'abacu. Gusa ubu aho tugeze ntabwo byari byatangira kudutunga, gusa turi kubipanga. Niyo gahunda twinjiyemo, ntabwo tukiri muri ya gahunda yo kuvuga ati ngo turi kwishimisha. Murapanga na Imana ipanga ibyayo. Niyo gahunda. Ujya wibuka gusenga byibuze ukavuga ati Mana burya ahantu uri ujya ureberera abahungu bawe. Ni ahantu nasengera. Alhamdulillah, Imana ikuzwe. Ubwo uvuze ngo iki? Gusa simvuze ngo bamumucerira. Ubu ni ukuvuga ngo ugeze ku gipangu cy'abamizirimo ukavuga alhamdulillah, umuceri uyituze. Barura nka dutataho bagashyiraho na bya bijumba bine. Mu bamizirimo buriya ariko tujye tubireka Mana, mu mizirima ndabemera kabisa. Mbwira uburyo ki ubemeramo kugira ngo nanjye mbashe kubemera. None se tinyuka abantu ujya ku rupangu rwabo ukavuga alhamdulillah ukabibona. We uzi Yesu ashimwe waba uvuze imbere y'umukristo wewe kugira uzabona ibiryo. Ni ukuvuga ngo abapasiteri bo ni ibisambo. Ibyo niho byivugiye, ahubwo nakakubajije ngo gutubise ibisambo. Kuko njye nivugiye ko mu rugo rw'abisilamu iyo ugiye ukavuga alhamdulillah ariko urayidi baguhereza umuceri. Ni Ni ku irayidi gusa ariko ntabwo ari mu minsi isanzwe. no mu minsi isanzwe abisilamu nari biryabo Mana. Bivuze ngo ubwo ngubwo ebara nanjye ubwo umaje kunyigisha umuvuno no kuzajya ngira ku rugo rw'abamizirima mu gihe cy'irayidi maze ubundi nkavuga alhamdulillah. Ntari upfa kutajyana na mushiki wawe ukabasaba bya bijumba bine. Nta mukobwa ubwo sinzabisubire mu kangahe. Nta mukobwa ukwiriye kurya ibijumba birenze kimwe cyangwa bibiri. Uwa bibiri nawe ni wa wundi umukobwa urya ibijumba bibiri ntuzi ko navaho amaze kubirya arajya mu murima agahinga. Abakobwa b'i Kigali rero bamwe mutazi guhinga ubwo murabyumva neza. Umuhungu arabarabuye wibugoye. Ndagira ngo tubwire. Mvuze ibugoye hita nibuka. Uri umuhungu wa Bugoyi Hood? Ya Bugoyi Hood ni brand ubwayo. Twebwe ubwo se nakubwira uti nge ndi umuhungu w'igisenyi nyine, team yacu ni igisenyi. Uri umuhungu w'igisenyi. Uri umuhungu w'igisenyi ariko ntabwo uri umuhungu wa Bugoyi Hood. Bugoyi Hood se ni iki? Ayo makuru reka tuyacumbikishiriza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ubwo wowe igisenyi iyo ugezeyo bakavuga ati impano muri komedi ndetse na timu y'abahungu bawe barakubaza ukavuga tugiye igisenyi tukabaza tuti impano y'abanyekomediye nk'uko dushobora kuza hano i Kigali tukavuga ati Nyaxo cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye namwe bahita babaza. Ya ndamye yuko nyine abanyagisenyi nubwo atari benshi bari batumenya, gusa abamaze kutumenya baradushyigikira. Niba umunyagisenyi abonye yuko nyine nubwo bavuga ngo nta muhanuzi wabo, gusa twebwe abanyagisenyi ndabashimira. Iyo amaze kumenya yuko nyine Uraba mu Anderson akora comedy no hano igisenyi nyine, icyo mbakundira iyo ari umwe abimenye ahita tumenyekanisha ku bandi nka batanu bitandukanye. nk'aho i Kigali umunyakigali arabimenya akaba ari afande akabyirebera wenyine, ariko abanyagisenyi ndabashyigikira yuko nyine iyo abashije kutumenya tumenyekanisha abandi. Anderson, wenda reka tugere mu gice cyo kugira ngo nkubaze. Anderson ku myaka yiwe ubu ngubu ahagaze ni nk'ingahe? Ubu mfite irangamuntu 3. Man, imyaka ni 16. Ku myaka 16 ugakurura public y'abantu igihumbi nabagukurikirana. Ya ibintu byose ubundi ni impano n'Imana. Habanza Imana hagakurikira impano. Iyi Imana rero yabishyizemo imbaraga zayo nta kidashoboka. N'abantu miliyoni baza da. Miliyoni uri kumva kuza ari uwo munota. Ntabwo ari uyu munota. None se tumaze imyaka 4 uri kumva nabo bagera muri ingahe? Ntabwo ari ine ariko twe umwaka umwe uzuzu nyine 2 zuzura uno urangiye. Urumva turacyafite akazi kenshi gukora guhata abanyarwanda
amavideo yacu bikaze mbese ku buryo mubatwika mukavuga ati natwe hano twatwitse. wana niyo gahunda Imana ubundi yabishatse ubundi muri no 2020 twavuga yuko ari aho yatugejeje cyane yuko no muri 2019 nubwo bitari byagacamo nyine neza nkuko ubu bimeze ubu turi mu nzira nyine gusa muri 2019 nyine uno mwaka ushize 2019 twarakoraga tukavuga ati video yacu irarebwe n'abantu 200 bayirebye tukishima umwaka ukarangira tugashima yuko tugeze aha ariko urebye intera twakoze nyine kuri Instagram yacu uyu mwaka nushira tuzashima cyane duhora dushima umunsi ku wundi gusa uyu mwaka nushira tuzashima kandi ndizera yuko abanyarwanda n'Imana bazakomeza kubana natwe n'indi myaka. Anderson ku myaka 16 ya umuntu w'imyaka 16 mba numva ko akenshi atanashobora no kubasha kumenya kuvuga ikinyarwanda cyuzuye. Ubu nta kinyarwanda uravuze ngo nta kinyarwanda twivugire icyongereza ubundi. Nene se uko nari ngiye kukubaza ikintu uri bumvugire mu kinyarwanda kuko uravuze ngo ntago uri umunyarwanda. Kimbaza icyo kintu numve aho ndemende umunyarwanda uri umunyarwanda uri umunyarwanda ufite ubunyarwanda ufite na nationality y'u Rwanda. Nationality y'u Rwanda yo ndayifite mfite nationality ebyiri aho navukiye ubundi ni muri Nigeria mfite na nationality yaho nyine ahandi ho nasabye nationality ni hano mu Rwanda. Kuvuga ngo ufite ubwene gihugu bubiri. Ubwene gihugu bubiri. Nanjye ngiye kukubaza ariko ube witeguye gukotora. Hari icyo bitwaye se? Bagukurikiye bagiye kubona umusitari yakotoye. Nta musitari mbona. We ntabwo uri umusitari. Oya. Nagira ngo usubiremo ano magambo. Uri tayari? Uri kumva uri tayari neza? Tayari. Ndi ready. Ndi kumva ndi ready. Yeah man, uri ready. Nukuvuga ngo ibintu ngiye gusubiramo nawe urabisubiramo nta masegonda mpaye. Mwari bivuba twagiye. Ifiriti. Ifiriti. Wa muhungu rwose ni kaje. Nukuvuga ngo ifiriti. Ifu. Wow. Ifiriti. Okay, right. Yaman turabashishikariza gukanda subscribe kuri channel yacu Numurwa TV ugakanda subscribe maze ugakomeza ukareba ibiganiro byacu. Turi kumwe n'impano z'abanyarwanda kandi buri munyarwanda wese aho ari agomba kudufasha maze ubundi rero tukagira aho tuva tukagera naho tugera. Ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo dushimisha abanyarwanda bose ahantu bari. Ino ni impano y'umunyarwanda yagakwiye gutera imbere kandi ikatuzanira natwe umusaruro. Ni nayo mpamvu twicaye ahangaha. Anderson ndagira ngo wenda utubwirira abanyarwanda niki bashobora gukora ku ruhando rwa muzika ndetse n'uruhando rwa comedy dore ko bisa nkaho bijyanye ukatubwira intambwe bashobora guteza abanyarwanda ndetse n'uruhare bashobora kugira mu kugira ngo bazamure izi mpano zanyu. Ya icyambere na mbere no kudusengera tukavuga ati bara nta kibi mbifuriza murambasengera. Ikindi cya kabiri ni ukubakurikirana udafite umuntu ugukurikirana cyangwa ugushyigikira ntaho wagira. Ikindi cya kabiri comedy n'umuziki byose biri ku rwego rwiza ubwo se turashimira abanyarwanda ubundi abanyarwanda nakomeze kudushyigikira itangiye bwabo bakomeza kutwereka nyine yaba muri music yaba muri comedy. Erega umunyarwanda ni umuntu twakagombye kubaha kuko ubundi niwe uduteza imbere. Ndashimira kuba bamaze kumenya ibyo nkora n'amaze kudushyigikira ndetse ndanashimira abadufasha muri share cyangwa kubisangiza abandi. Urakoze. Ukuvuga ngo hari ababafasha gusharinga ibyo bikorwa byanyu usibye inshuti zanyu ndetse n'abandi bantu banyu ba hafi. Hari umuntu wo muri legend nko mu Rwanda byibuze ushobora kutubwira ushobora kuba agufasha muri bino bikorwa byawe? Ya ubundi hari abantu bari supportive tuzi twese kuri social media nka Clapton Kibonge ari very supportive. Iyo ukoze video akubonera iramushimishije
man ndi kububwiza ukuri feed ye ubu uzi kuri wigereho aripostinga akanagutaginga abatakuzi nyine bakakumenya. Undi wo navuga ni nka Yago nawe video yari yose yaba music iki yamushimishije nyine yamukomye ashyira kuri feed. Hari n'abandi benshi nyine bari supportive, ukoresha Instagram wese arabazi nyine, kereka n'abandi banyarwanda nyine uvuga ati kano ka video karansekeje kanashyire stati, iyi video bigenza urya kanyihe mugenzi wanjye, ibi bintu byabaye kuri mugenzi wanjye kanyimuye nawe ayirebe. ibintu byanyu urwego rumaje kugeraho ntabwo ari rubi kandi turabishimira n'ahantu mumaje kugeza urwego rwa comedy mu Rwanda. Reka twizere ko mutazacika intege, mukomeze muduteze imbere ndetse n'impano zanyu muziteze imbere. Ku myaka yawe 16 nkubajije ngo wari warya itunda wakumva icyo nkubajije? Itunda ni iki? Ni imbuto. Ubwo se urumva narya ikintu nazi? Adamu na Eva barya bazize iki muri Edeni? Bazize iryo tunda. Wowe ntabwo wari warya ku itunda? Sindizi, kereka imbuto. Izindi mbuto zisanzwe zo ndazirya. Ariko itunda ntabwo urarigeraho? Sindarigeraho da. Wahereye kuri avoka? Man, avoka twese turazirya man. Turazirya. Amatunda abantu bose ntibayarya? Man, kereka nituvana ukayingurira nje ntayirya da. Ubu nk'uremeye nkaguhereza itunda warirya? Nizo hari umuntu hano mu Rwanda ugitanga we yadaharimo corona. Ntabwo narirya. Ubu se Shadibu ntabwo arakuremera nk'umuntu maze ubundi rero akakuzanira nk'imbuto nka fruit. Kore mushiki wawe. Ubu tuvugana ubanza Shadibu atazi ko nanabaho. Sibye akavido konyene nigeze gukora mbona ashyizeho like ye. Kandi mu gutangira watubwiye ngo mufitanye isano? Dufitanye isano kandi rya hafi cyane. Kandi umaje kutubwira ko atakuzi. None se urumva wayoberwa umuntu mufitanye isano koko? No kuvuga ngo urihindutse ibyo watubwiye. Oya. Navugaga undi Shadibo muri Amerika man nuko mutamuzi. Ubu hano mu Rwanda ntaryo mufitanye. Oya man Shadibo anagera mu rugo kenshi. N'ubu tuvugana ashobore kwa yamamagaye akambura. Mu rugo twa dufite umurima wo guhinga banza yageza akambura. Kandi uzi ukuntu Shadibo ahinga? Yesu we! Nuko utarabona afite isuka. Ibaze umukobwa umeze kuriya ukurikiranwa n'abantu bangana kuriya ufata isuka ebyiri ku mugongo. Bishatse kuvuga iki? Numva se ukuntu ahinga. Ahinga te? Bro tubivo mani umuntu dufitanye sana atamerera nabi. Ino ni impano y'Abanyarwanda kandi nimwe bwe mukwiye kwiteza imbere. Nayo mpamvu tuba twuriye imisozi maze ubundi rero tukagenda tukabageraho impano ziri kugira ngo tubashe kuzuza intekerezo z'umunyarwanda wese ahantu ari maze ubundi rero abashe kugubwa neza. Hari umunyarwanda we wabuzi ukirara mu buringiti? Ni benshi cyane. Barahari man. Twaba tugifite ikibazo. Buringiti sari cyo butwaye man. Kumva nta kintu butwaye. Ubushaka ngo barare mu kise man. Couvre-lit. Simbizi kereka nyine nimukusanya mukazibagurira. Nawe uracyarara mu buringiti? Uza abantu ahubwo bana bubuze man. Reka. Ayo makuru urayafite? Usa makuru mba ndiho. Ngatubwiye. Uburingiti man abantu benshi barabukoresha baracyabukoresha man kereka niwe utagenda. Ariko dasimbizi ko najya ngera mu byumba by'abandi se baryamye. Urara muke? Ndara ku buriri kuri matera. Uyu ndavuga wiyorosa iki? Niyorosa iki? Singiye no kukubeshya n'ibyo by'ibiringiti nabyo nzi. Wiyorosa iki? Harya wavuze kuvureri? Niyo nyine. Nta kuntu waba uyiraramo kandi utayizi. None se ngiye kukubwiza ukuri sibyo? Ngo nta kuntu nawe ndara muri kuvureri nayizi. Nonse ko ngenda muri Bugatti ndayizi. Uravuze ngo buri nzego zigenda zigira imisumari yazo? Imisumari man iso slang ko nayo kuzumva. Ikinyarwanda uracyari umwana. Couvre-lit ntayuzi nkawe noneho ubu ngubu wasanga wirarira mu kirago. Ndagusetse. Uravuze ngo yisunseka? Mise nguseka. Niturisha.
witurije urara mu kirago Man, ibyo bintu njye ntabwo mbizi man. uracyari umwana Muri icyo kitwe. ni ukuvuga ngo u Rwanda turacyafite akazi kenshi ko kwigisha abantu bavuze muri bibiri none ndagira ngo umbwire Anderson, ni ukuvuga ngo mu minsi ishize twumvise abasitari twumva ibintu bigiye bitandukanye, n'uyu musitari wameneye hano muri iki gihugu. Man, ahubwo uvuze abasitari ndibuka ibaza abasitari dufite muri ino minsi baramutse bavuze ati reka ari bo bayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda, ugasanga nka Ruki niwe uri kuyobora igihugu turimo, agiye gufata ijambo nyine ubwo ari imbere y'abantu be. Banyarwanda namwe banyarwandakazi mwariye mwe mucunga nagiye Miami mugasiba umuganda mbafashe, ugasanga katuve kuri ubu ugasanga Rugangura Axel umusobanura match yayoboye u Rwanda nyine ari imbere y'abanyarwanda be agiye kubabwira ijambo. Banyarwanda namwe banyarwandakazi haya katurebe ashaka kugunzanya microphone katurebe ayingejejeho ndababwira iki mbuzi icyo mvuga rero banyarwandakazi uwo ni Rugangura. Ubwo se tujya kuri Shadibora. Ladies and gentlemen, you know what? Let me twerk. Yeah. Man, kandeba undi musitari se. Junior we nuko jya katurebe Junior Giti. Mbere y'abanyarwanda be agiye kubabwira ijambo. Banyarwanda namwe banyarwandakazi. Bakunzi bagasobanuye. Banyarwandakazi rero. Umusaza nkoreye umunsi kabisa. None se ngasa ni nuko jya imbere y'abanyarwanda be yambaye amashashi. Man, turacyafite akazi kenshi katoroshye ibaze none pifu. Banyarwanda namwe banyarwandakazi mureke mbanze ngiye gupushinga. akabanza kujya kwikora. Man bro babikaze man. Kutatubwiye melody se uburyo byaba bimeze. Banyarwanda namwe banyarwandakazi. Yuhu. Yeah man. Nukuvuga ngo abo bose buriya uri kumva abasitari b'iki gihe bayoboye u Rwanda. Yesu we. byaba ari ibibazo. Kajya ariko harabo ubundi abasitari bo mu Rwanda wagira bose iyo bari kuririmba baba bari gukora nyine baba bari gukora stage y'umuntu ugiye kuvuga ijambo, ukumva Mico the Best aratangiye fata igare sigare ubwo rizanye umuntu ugiye kuvuga speech, tugeze kuri stage Defis Dice avuga fata microphone ngaho fata microphone kahita akabwira abanyarwanda yaba ari kuvaho yavuze ibintu byinshi ukatumva muri audience sani uri kungola. Yamani reka mbashishikarize gukanda subscribe kuri Umurwa TV maze ubundi rero mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu ndetse muteze n'imbere impano nyarwanda. Aba ni abana bakizamuka kandi bafite impano ndetse zishobora no kugira ahantu zitugeza no kuri no kontinent tukaba twaba abantu bafite ibintu bikaze cyane. Ni nayo mpamvu tugomba kubashishikariza gukomeza gukurikirana impano z'abo bana maze ubundi rero mukakomeza mukaziteza imbere. Ndagira ngo wenda turimo turasoza iki kiganiro cyacu ugire ubutumwa uhereza abanyarwanda badukurikiye uno munota. Ya abanyarwanda icyo nababwira, Imana ikomeze ibane namwe, mukomeze natwe mudufashe mu gutera imbere kwacu. Rwose turashimira kandi rero abakomeje kudukurikirana kuri Instagram vuba aha turabereka YouTube channel yo tugiye kujya dukoreraho nubwo itaratangazwa nyine turacyari kubyigaho na team yacu yose. Nyuma yo gutangazwa no kudufasha mukadufasha bwanyu mugakora subscribe. Ikindi nabwira abanyarwanda rero nibagumane umutima wabo mwiza wo gufasha. Abanyarwanda buriya barafasha kandi icyo bakunze nyine baragifasha. Ndabashimira. Mwakoze cyane abari badukurikiye kuri kamera zo Murwa TV ikiganiro The Talent mu Rwanda ndetse tuba tubafite impano nshyashya cyane ndetse no kuvuga ngo muri kumwe nanjye Rio Demba naho ubutaha kanda subscribe maze ubundi rero ukomeze ukurikirana ikiganiro cyacu naho ubutaha. Ciao ciao.